nawe uhitamo ahantu avukira uko asa n'ibindi byose biba ari umugisha. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ikintu giteye urujijo ku rupfu ni kimwe, ni ahantu wahungira urupfu. Ibaza urupfu rwamaranye Yezu umwana w'Imana iminsi 3, ni ahantu waruhungira. Urasenga ugapfa, wajya mu bapfumu ugaterekera ugapfa, urarutinya ugapfa, wakwidegembya ugapfa. Ikindi kintu giteye urujijo ku rupfu nuko nta muntu rutwara ngo rusigarane ibye. Yaje no kuruha igihano, aruha igihano cy'urupfu, narwo ngo rupfe rwumva uko bimera. Uyu mufilozofe Byumvuhore Jean Baptiste rwose ni hatari. Yigeze kuvuga ngo ku isi muyizenguruka mwazaturangiye ahantu heza kurusha ahandi twajya, ahantu hataba urwango, hataba ishyari, hataba ikimenyane, ahantu hahora amahoro, hahora ubumwe, hahora abantu beza. Ni hehe hazima? Niba naho aho ngaho utuye iwawe ushobora kuhagira aho hantu, hano mu Rwanda ushobora kuhagira aho hantu hataba ibyo bibi byose. Uyu Byumvuhore yaravuze ngo iby'isi ni amayobera, abantu barapfa bagaha abandi, ibihe nabyo bigahora biha ibindi. Abahanga, abakungu n'abatindi, ariko ikuzimu niho inzira irangirira. Uko wagira kose waba uri umuhanga kajana, iby'isi ni amayobera. Umuhanga arapfa hakaza undi, n'undi agapfa hakaza undi, ibihe nabyo bigaha ibindi. Iherezo rya twese inzira irangirira ikuzimu, mu nda y'isi. Byumvuhore yaravuze ngo urupfu iyo rwaje guhitamo abarwo ntawabasha kururwanya. Ushobora kuba wirabura cyangwa uri umwera, ushobora kuba uri umukene cyangwa uri umukire, ushobora kuba ugira neza cyangwa nabi, aba bose barangira nk'umuyonga. Ibi ngibi bijye biguha guca bugufi, nta muntu n'umwe urupfu rutageraho iyo rwaje guhitamo abarwo. Iyo rwaje abacura intwaro z'ibyorezo, abacura indwara z'ibyorezo n'intwaro z'ibyorezo bapfa nk'abahinzi, intare igapfa nk'isazi. Iyo urupfu rwaje nuko bigenda. Hanyuma yigeze kuvuga ngo habaho abantu ubona ko bafite amatwi ariko rimwe na rimwe batajya bumva, ahubwo bakayakwiza intoboro. Hari n'abagira amaso ariko ku rundi ruhande batajya babona, bakayashyiraho imitako. Hari n'abafite ubwenge bibwira ko babufite ariko ari hafi ya ntabwo. Byumvuhore yigeze kuvuga ngo buri kimwe cyose ukoze cyangwa se ukoreye kuri iyi si kizagira fagitire yacyo. Hari fagitire utabona n'icyo wishyura, ntukidoge, ujye uca bugufi. Umwuka uhumeka wawishyura iki? Umwarimu waguhaye ubumenyi aguhaye fagitire wamwishyura iki? Umuganga wagusubije ubuzima aguhaye fagitire wamuha iki? Ese ababyeyi bawe bagukujije baguhaye fagitire we wabaha iki? Yigeze kuvuga ngo nusoza urugendo rwawe kuri iyi si, gerageza inkuru zaba usize imusozi izaba ikuvuga neza ku rundi ruhande. Ushaka kugenda uri ruvumwa, ni nka bya bindi by'abamuhanzi bavuze ngo ibaze upfuye, amafaranga washatse, amashuri wize, imyenda wariye, abo wahemukiye, abo wafashije, nihe nkuru uzaba usize ahangaha? Abantu bazakuvuga iki? Mu rugendo rwo kuri iyi si uzahorana urukundo, urangwe no gukiranuka, ubushishozi, ubundi uzabone kwigendera. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ubuzima buragushuka, bukakuryohera, bukakoshya, ugahinduka vuduka, ugahitana abantu n'ibintu, ariko n'ubundi bikarangira nawe haje ibindi bintu bikaza bikaguhitana. Niko bigenda. Uyu mufilozofe witwa Byumvuhore yaravuze ngo ineza ugira none uyisanga imbere iyo ngiyo, inkunga utanga none uyisanga imbere iyo ngiyo iyo ujya, urugwiro n'urukundo ugira nabyo uzabisanga iyo ngiyo iyo uri kujya, amagambo uvuga none nayo uzayasanga iyi imbere. Ibyo ukora byose ni agasanduku ko kuzigama, ni uruziga ruzenguruka rukagusanga ukizenguruka n'ubundi, ugahemuka wumva uhora, rwa ruziga rukazakugaruka.
ukamwica wumva umukize, wowe ukazazira urumurenze. Ubuzima ni uruziga, ni icyo ngicyo basobanura bavuga ngo ubuzima ni uruziga. Ni ukuvuga ikintu ukoze ugisanga imbere iyo ngiyo, inama ugira none igutanga imbere ikakurindirirayo. Kurya wanga gufasha abandi bigutanga imbere bikakurindirirayo, n'urwango wanga abandi rugutanga imbere rukakurindira. Byumvore ntabwo yumvaga uburyo ibintu bidasaba amashuri, bidasaba amafaranga, bitanasuzugura umuntu bikoze bimunanira. Gukunda, kugira neza, kuba wababarira, kubaha, kunganirana, kuvuga neza, kumvira, kwicisha bugufi, kwanga umugayo, gute binanira umuntu wize akagira amashuri, akagira za diplome na za diplome. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo inda urayiha ntihage, amaso nayo najya ajya ahaga kurora, amatwi nayo najya ajya ahaga kumva, n'ururimi nirujya ruhema kuvuga. Ibi ngibi mwebwe mubona ari ubuhorora, ku bindi itagihaga. Kuva ku munsi wa mbere ugereye ku isi, inda ushyiramo mpaka usubiye mu nda y'isi. Ibi mubona ari ubuhoro. Hanyuma yigeze kuvuga ngo burya wica umuntu umuziza ubusa, nawe mu gitondo inkuba ikakwasa ugapfura urenze urwe kandi ukanamusangayo. Yigeze kuvuga ngo umuntu araruha kuva akivuka, agakora kabiri ibyuya, ariko urupfu rwaza akabisiga byose. Ikuzimu nta muntu ujyana y'imamba. Iby'isi ni ubusa. Uyu munsi uraseka ariko ejo ushobora kuzaba uboroga. Uyu munsi ushobora kuba uri kuboroga, ejo ukazaba useka. Byose birashoboka. Hanyuma yigeze kubwira Imana ngo nakwitagize ngo ihe umuntu byose byari kumubeshaho neza kuri iyi si, arabyangiza. Ariko akabwira Imana ati ariko natwe ntako tutagize tugushakisha, ariko kiriya kigabo ngo ni Satani watwoherereje ngo gifite ibibaraga. Byumva rero avuze ngo isi ihora ifite umugambi wo kudusiga. Isi nta muhi igufitiye. Iyo udakuyemo akawe karenge ngo usiganwe nayo, isi irakwirenza kandi iyo igakomeza ikabaho, igakomeza urugendo. Nta mikino kuri iyi si. Baho cyangwa ugende, ababishoboye bazabaho. Hanyuma uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ifaranga ni ryiza ariko ntiwarirya ngo urihage. Uko wayirukaho kose ntabwo ushobora gupfa uyamaze. Hanyuma yigeze kuvuga ngo twavutse twambaye ubusa kandi tuzapfa twambaye ubundi. Bamwe batangira urugendo rwabo kuri iyi si, abandi barusoza. Ibyo usanze muri urwo rugendo n'ubundi urabisiga, ibyo turwanira n'ubundi ku rundi ruhande ni ubusa. Ibi ngibi bimeze nka bya bindi umubwiriza yigeze kuvuga, umwami wa Isirayeli Salomon, wa mwami Imana yari yarahaye ubwenge kurusha abandi bami bose bayoboye Isirayeli n'abandi bagiye bamukurikira. Hari n'ibitabo bijya bivuga yuko ubwenge bwa ba Socrates n'abandi bamukurikiye bushobora kuba bwarakomotse kuri uyu mwami wa Isirayeli, dore ko ari nawe wabigishije. Uyu Socrates yigishije bamwe mu bamukurikiye, yigishije Plato nawe yigisha abandi benshi. Ariko ubu bwenge bwe ngo bushobora kuba bukururuka ukagenda n'ibisekuruza bukagera iyo ngiyo kwa ba Salomo. Rero namwe mu magambo yavuzwe n'umugabo ngiye mfata nk'umufilozofe.